arasharamye dore umwana uhiye kabisa ni igitakaza rwose bagagaru yarakuvurnye ariko koko umva nkubwiza ukuri urugendo ni rurerure imisozi n'ibibaya dutaruka imigenda n'imigezi nakagashiko ku matama Lidiya nikizuba nikizungezo mwari wanjye shaka Lidiya kubera ko nyine we yavukanye impano y'ubuhanzi ngiye icyo namubwira nuko nzajya muba hafi nkamufasha nkamugira inama nuko nyine simuca intege mbese nubwo wenda biba bitaragera aho bigera ngo usange wenda hari umusaruro biri gutanga ariko ntago ngiye njya muca intege ndamubwira ahubwo ntikomereza aho ngaho naba mfite umwanya nkamufasha ibihe bigoye nunjugunye mu ruzi cyangwa mu masimu ukajya gucisha urukanunga none dore mbaye umugabo ukajya gucisha urukanunga none dore mbaye umugabo mama wambyaye uri mwiza mu byiza wankorenza kwituriki data amaze gutabaruka ibibazo iwacu byabaye ingutu ariko ntiwavuye ku izima mama wambyaye nza kwituriki twahawe kuko ariyo ngabire ishobora kutubeshaho cyangwa se ikaba n'inganzo yubakira umuryango icyo namubwira nuko nahagarare hamwe hagarare kigabo dushikame mu bukene turimo witeka natuzamura tuzazamukana nta macakubira dutanije kandi twari duhuje dukomeze dushyire igikumwe kimwe ku kindi dushyire ikiganza ku kindi akaboko k'iburyo gahuze n'ak'ibumoso bityo tubashe gukora twiteza imbere tugamije kugana ejo heza ndumva nta kintu nabwira umufasha wanjye nagira ikintu mubwira yewe icyo namubwira ninde wafora urukundo mukunda ninde wafora urukundo mukunda murwa imisozi igihugu mbirwabaye inganza marumbu reka ndumuharage muharambe nzira gupfobya nkore mu nganzo n'amahanga amenye iyo ntunga mwibuga ry'iwabo ribuganiriza iry'iwacu aho inyambo zituye inyanja na undi ni wowe nizera iyo nyesha yanjye murashimira ishara yanjye iyo nyesha yanjye murashimira ishara yanjye iyo ari mu bandi iteka arangwa n'umugwi mwiza nimusa nabera sa n'isimbi ryo ku nyanja nzamuta kurubera ahora bengerana mu bandi mutuze mu bifafari faburikasiyo y'abazungu aho imana irinze amasonza ndabasuje mwese bavandimwe mukomeza gukurikirana 50-50 umunsi ku wundi tubashimiye uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunze kandi mudukurikira nyamukobwa wanyuma wombi ndabasuje cyane murabizi ahantu mba ndi ntabwo njya mba ndi njyenyine none uyu munsi namanutse nzamuka imisozi nterera indi ngiye gushaka umuntu mwakunze kandi muri benshi ndabizi mwari mukumbe mwamutwishyuzaga niyo mpamvu none uyu munsi naza ntereka musure muri quartier mu rugo ndebe ukuntu ibintu biba bimeze atiriwe avunika. So guys, natereye umve ko nageze mu murenge wa Shyorongi mu kagari ka Kijabogwe umuntu haza aho ngaho icyonzi gisa ni bake nyine nkatwe twebwe tuba tuhazi twagezeyo afite abantu benshi bari kumwe nawe ubwe bigaragara ko umwaka wawutangiye fresh kambanze mubaze nti umwaka wawutangiye ute. Murakoze umwaka mushya muhire twese ku banyarwanda twese umwaka tutangiye neza cyane kuko abaturage twese dutuye mu mudugudu mu kagari kacu mu murenge wacu turi ku mirimo kabisa urabona hirya no hino nubwo izuba ryavuye ibishyimbo ntibyere neza ariko urabona ko ibigori byabashije kubona imvura urabona ko ibigori byose tuzapfa kuhekenya gakeya ariko ntabwo tuzahembuka nkuko byari bikwiye. Ndabona n'ibitoki birimo imboga hepfo zirahari ibintu byose none ari sawa cyane. Hano iwacu ha Shyorongi nta nzara ihari cyane ntayo no kuvuga cyane ntayo ntago dushonje byo kuvuga ngo twatega amaboko
yego covid yadukozeho ituma imirimo itagenda neza na nisa turacyacumbagira ku kibazo cya covid ariko ntago tuzacika intege ngo bitume tudakora ngo bitume dutegereza urupfu oya dutegereje ubuzima imbere. Covid rwose iri hose ariko n'impamvu nakabaje mwarikingize mwebwe twarikingije kabisa ubu buri wese afite ikarita n'abana bato ubona abangaha bafite amakarita barakingiye ku mashuri nta kibazo kubagejeje ku myaka. Wow, urumva ko ngari sawa. Abantu bari gukumbuye rero barakoze cyane kunkumbura nanjye nari mbakumbuye nuko gusa tutabonana ariko nize mfite icyizere ntashidikanya ko umunsi umwe tuzabonana gusa kubera Imana. Umunsi umwe n'ibikunda uzakora igitaramo ku bitanu hose wuzure. Yego murakoze cyane nanjye nditeguye. Bakire rero nk'umuntu bari bakumbuye. Reka nze mbakire ku ndirimbo Sofia. Indirimbo nshya batumvishe indirimbo yanjye nshya ariko mu rwego rw'uko ari urukumbuzi nyine bari bafite amatsiko reka mbapfundurira agaseke k'umwaka mushya dutangiye. Murakoze cyane. Sofia mwana wa nkunda Sofia Sofia mwana nkunda Sofia musabi wabo hari kumanywa agasozi kiwabo karari kutwahandi ngo baze kureba aho imyama yiyasira ducinya kadiho twese duje imisango ingoma zivuga irwunge mama na wavuze impundu ma uwo mukobwa ni mwiza cyane. Uwo mukobwa ni mwiza cyane singira ngo nkabye. Uwo mukobwa ni mwiza cyane singira ngo nkabye. Iyo ageze mu ruhongore inka zose ziravumera yatereka amatama yaca gatoha n'imfura y'u Rwanda n'abatoya baramukunda mu rusisiro rwiwa bakazina n'imunganye inka ma uwo mukobwa ni mwiza cyane. Ninde wafora urukundo mukunda Ninde wafora urukundo mukunda murwa imisozi igihugu mbirwabaye inganza marumbu reka ndumuharage muharambe nzira gupfobya nkore mu nganzo n'amahanga amenye iyo ntunga mwibuga ry'iwabo ribuganiriza iry'iwacu ma aho inyambo zituye inyanja. Sofia Sofia mama Sofia na undi ni wowe nizera. Ngwino ngukunde imitaga itazimizuba Ngwino ngukunde imitaga itazimizuba More nkuririmba mu bitaramo bishirekera Shinjagira uzusange wowe umbere ikibasumba Mu rweza ntwaruzuye ubuzare mu bantu Dore intore z'imibira zigutaka zitagutonga ma wowe usumbije izuba kwaka. Iyo nyesha yanjye murashimira ishara yanjye Iyo nyesha yanjye murashimira ishara yanjye Iyo ari mu bandi iteka arangwa n'umugwi mwiza Nimusa nabera asa n'isimbi ryo ku nyanja Nzamuta kurubera ahora bengerana mu bandi Mutuze mu bifafari fabrikasiyo y'abazungu ma aho Imana irinze amasonza.
iyo nyesha yanjye muranshimira ishara yanjye iyo nyesha yanjye muranshimira ishara yanjye iyo nyesha yanjye muranshimira ishara yanjye iyo ari mu bandi iteka arangwa n'umugwi mwiza nimusa nobera sa n'isimbi ryo ku nyanja nzamudengerana mu bandi mutuze mu bifafari faburikasiyo y'abazungu ma aho Imana irinze amasonza Sofia Sofia mama Sofia nta wundi ni wowe nizera Sofia Sofia mama Sofia nta wundi ni wowe nizera. cyekoze ikigaragara cyo nuko ibihe bigenda biza abantu ugenda uzana ibintu birenze ibyo wagiweho abantu. Urakoze cyane murakoze cyane nanjye iyo mumbwiye gutyo neze numva ibitekerezo byanjye bigumya kwiyubaka nkumva naguma kugira izindi nyubako nubaka zigisha cyangwa zifasha abakundana gukomeza urugendo. Byose ubwo n'umugore muracyakundanye ntago ari nk'ibyo. Turacyakundana akaba muhanzi ngo turacyakundana. Hari ikintu kimwe nabasha kubona muri quartier yanyu cyangwa se mu mudugudu wanyu nuko abaturage bakunda cyane. Iyo ubona abaturage bakunda gutya bagushagaye aho urumva ubyakira ute muri wowe? Ni ukuvuga ngo binyereka yuko ntavutse ndi nyakamwe, bigaragaza yuko mfite umuryango mugari unyegereye. Niyo mpamvu aba bose babona bari ahangaha nuko turi umwe, nuko bumva ibyo mvuga ari ukuri, ntago bumva mvuga ibyo mvuga ari amatagara nyombya, ahubwo bumva ko ibitekerezo nanga cyangwa bimfasha cyangwa bifasha abandi ari ingenzi ari by'ukuri. Niyo mpamvu ubona bateraniye ahangaha mu mudugudu wa rimwe mwaka kagari kacu kakije abagwi. Ese bazageze gute tubahimbira indirimbo y'umudugudu wanyu? Indirimbo y'umudugudu wacu ntabwo yatugora bitewe nuko dufite amasibo yitabira neza. Dore n'umuyobozi w'isibo singura wahagaze. Cyekoze abayobozi b'isibo rwose ni sawa cyane. Urabona ko nta bintu byabera mu isibo ye ngo aryama sinzire yashyira wishuka. Oya agomba kuza akabanza akareba abagucungira hafi. Nuko mbese nuko rero umwaka utangiye neza ufite ibintu byashaka gukora kandi byinshi sinzi niba none ubu ngubu uri tayari fresh kuko hari abantu bifite ko barafugera muri studio none ugakora indirimbo igiye hanze igasohoka igera mu baturage. Byaba byiza cyane twacinya akadiho mbere na mbere nabanza ngashimira Imana yaba yakoze icyo gikorwa. Bwa kabiri ngashimira abaterankunga bose baba barangezeho kugira ngo icyo gikorwa kigerweho. Ese uramutse ugeze kure ukava wenda ugize Imana uteye intambwe runaka ugeze ku rundi rwego runaka bikaba ngombwa ko yegera umurwa cyane kugira ngo kuko uyu umuntu agiye gukora igikorwa cyose ko yegera umurwa byajya bikora neza ntabwo wakibagirwa waturutse. Icyaha kibi burya byaba ari nko gutera ibuye ku karere. Aho naturutse niho musingi wa mbere natangiriyeho uru rugendo. Abaturage twabanye kuri uyu mudugudu kuyisibo mwaka kagari n'umurenge n'akarere ni ibitekerezo byabo byagumye kunyubaka. Bituma rero ntago nakwibagiza ko naba narabyirukiye ahantu ngo makurire mu bitekerezo no mu bwenge ndetse no mu buzima ngo nirengagize hanyuma nje kwicara aho bashatse kunyicaza nibagirwaho naturutse ngomba gufatakanya nabo ibikorwa byose mu gihe nayo imbere nanjye naho nuruka agomba gutera imbere. Yego ni sawa cyane. Noneho wowe urabizi iyo turi kumwe cyane ntago abantu bashaka kumva ibintu byinshi ngo bumve amagambo menshi akuvamo ahubwo bashaka kumva ibikorwa ukora. Yego bivuze ngo icyo mba nshaka n'umwanya wawe kugira ngo ucurangire wana nicyo baba bakumbuye cyane kumva. Yego burya rero iyo tugenda ahantu henshi nk'abahanzi tumeze nkamwe abanyamakuru nukuvuga ngo tugenda isaha n'isaha ibyo tubonye turabika ariko nituzimura twihuse biratinda ari byo bya bintu ngo nukuziga. Nukuvuga ngo mfite indirimbo nise ngo agahararo.
agahararo nayikoze kubera ko nari mbonye umuntu w'umusore wari urongoye vuba urugo rwe rusenywe n'agahararo ndavuga ariko ntago ndi umwana wo kutabona ukuntu uyu muntu ataye umutsima kandi yari yawivangiye yego reka nyiririmbe wumve Doragararo, mbegagararo, doragararo, mbegagararo, doragararo, ngabo baraguharaye, gacicyanze jo kaza guca w'imbata, gacicyanze jo kaza guca w'imbata. Baraguharara akeshi bakagushuka imvugo zabo n'imico bikakubata bivuga meza mabi y'abakabibanga bambara inama imbere aramase garyana mwamara gushwana isura yabo ukayiyoberwa mwamara gushwana isura yabo ukayiyoberwa doragararo mbegagararo doragalalo begagalalo dolagalalo ngabo baraguharaye gacicyanze jo kaza guca w'imbata gacicyanze jo kaza guca w'imbata ushinga kabari benshi bakaguharara Rikeri bakanywa nk'abanywa amazi uwafashe ideni mu gitondo ntagaruke inzoga amavide bigashira mu makesi inshuti z'akabari zose ukabura n'imwe doragalalo mbegagalalo doragalalo mbegagalalo doragalalo ngabo baraguharaye gacicyanze jo kaza guca w'imbata gacicyanze jo kaza guca w'imbata ngabo muri mariage ubukwe barabutashye agahararo mu rugo rushya karaca ibintu baranyuranamo bose bafite ikibagenza ibishingiranwa ngibyo barabyikwije nibyo umugabo yahashye nabyo barabijyanye umugabo n'umugore urwabo bararusenye dolagahalalo mbegagalalo dolagahalalo mbegagalalo dolagahalalo ngabo baraguharaye gacicyanze jo kaza guca w'imbata gacicyanze jo kaza guca w'imbata dolagahalalo mbegagahararo dolagahalalo mbegagahalalo dolagahalalo ngabo baraguharaye gacicyanze jo kaza guca w'imbata gacicyanze jo kaza guca w'imbata agarara ni kabi cyane kwera wakumvisha ukuntu kaba gafite ubugome baza bafite amavuta ku munwa umva nta yindi gahunda bafite ari ugusenya no gusambura bakigendera yego ko mana yanjye bahita bagutera umugongo habe no kukwibuka nta n'uwakwicira ijisho ngo ubushera bwahiye reka reka hari indirimbo waririmbye abantu benshi barayikunda watuye ko aririmba umugore wawe yego rero noneho ubu ngubu ko twanagusanze iwanyu ntabwo nshaka kuyiririmba adahari yego yaza akanyegera rwose ahari naza kwegere naza mama yeme wihuse utanindi naza rwose
zana kara gatebe sha Bakwigiriza agatebe atambuka zero rayembo. zana kara gatebe gashiranga Anagashirariye nyine mutagane. reka nge negere hino gato banguka Nabanguke nanyarutse. ariko ntukanyima n'iminota igihe kirahenda Oya ntugire isoni humura. Ariko rata kugira isoni n'ibyiza biri imbere y'umugabo wawe bikwiye. Ako kantu ni sawa. Ako kantu rata niko sawa. Urabubona ko nyine ako kwambura imbye ni nako ari. arasharamye dore umwana uhiye Kabisa ni igitakaza rwose akagaru yarakuvurnye ariko koko. umva nkubwize ukuri urugendo ni rurerure imisozi n'ibibaya dutaruka imigenda n'imigezi urabona ko bitoroshye Ntabwo byoroshye. Kabisa. Wenda reka mutima waza musina yakwitana. Kwa Mukankuranga Ernestine. Kankuranga Ernestina koko. Iwanyu ni hemuka. Yewe mvuka ijari. Buri ijari ni hangana ye babo. Muri Gasabo. Okay. Umeze neza. Nta kibazo. Ufite isoni ariko. Oya, nta mukecuru ugira isoni. Ngo ufite urashaje cyane ra? Ego, ntabwo rako nazanye imvi. Baturebere zirihera. Ni nka tubiri twacu ni twubukire, utwo n'utugaragaza ubukire. Eratawe. Uzaba umukire mu minsi iri imbere. Reka mute nk'uwase yose cy'amatsiko. Iyo uri kumwe n'umugabo wawe ureba ukuntu acuranga gusa akora mu miryo ibintu bikagenda neza akanakuririmbira wumva umeze ute? Mba numva nta kibazo, numva ari byiza. Numva bigushimishije. Wumva indirimbo yagukoreye bwa mbere wabyumvisha ute? Numvisha ari byiza cyane ahubwo iyo bibaye ngombwa nanjye ndamufasha. Nawe uzi kubyinira tukanezerwa nuko tugacyururwa. Urumva ko rwose aho ngaho ari sawa cyane. None se ubwo ryari ikibazo musa numva ngize cy'amatsiko. Nawe uzi kuririmba? Ndabizi. Dukoremo twumva dukore mu nganzo none. Ntabwo nzi kuririmba nyine araririmba tugafatanya. Ni noneho ngiye gukora sibyo n'ubundi abantu bari bakunze umugabo wawe. Ndashaka ko agiye kubita indirimbo namuririmba indirimbo muziranyeho simbizi. Ariko byamunda ko nyinshi bamuziziranyeho. Tuziziranyeho. Okay. Ndashaka muririmbe ku ndirimbo muziranyeho none abifuje kubatera inkunga. Sibyo none babatera inkunga muri hamwe nishaka muzanajyane muri studio. Turanabasigira nimero turanashyira hepfo ku kiganiro munsi barajya bazibona umwana azahamagara batera inkunga umuntu ko ndi no mwese baraye ku muryango uhurije hamwe ugera ku bintu bya danje. Yego. Mwumvise ko indirimbo akunze ngo uri umukunzi wanje ngira ngo nayishyize ku kiganiro cy'ubushize. Ubwo yarashatse ko nayisubiramo kuko ngo niyo ahisemo akunda. Ubwo rero niyo tugiye kuririmbana. Nta kibazo rwose. Umukunzi wanje nshuti yanduti yamagana ni wowe mora nifuza yukwiteka wangu miruande umbamo kwa malaso atembera mu mubiri nawe inyenyeri zazima hasigara urumuri rwawe Jono ngwino Jono ngwino Ni kuchiteki iyo duhuye mera nk'umuntu ufashwe n'amashanyarazi nashingura bikanga ibyari mu biganza byose bikagwa mbamo nk'uko amaraso atembera mu mubiri nawe inyenyeri zazima hasigara urumuri rwawe
Njono ngwino, njono ngwino. Ni kuki umaze kugenda nicwa n'irungu simbashe icyo kurya simbashe n'icyo kunywa ngatungwa gusa n'akagafoto kawe mbamo kw'amaraso atembera mu mubiri nawe inyenyeri zazima hasigara urumuri rwawe Njono ngwino, njono ngwino. Narasenze Imana irabyumva none uyu munsi ubaye igisubizo akiri impeta y'urukundo iyi nzira tunyuzemo ntigasibangane narasenze Imana irabyumva none uyu munsi ubaye igisubizo akiri impeta y'urukundo iyi nzira tunyuzemo ntigasibangane umbamo nk'ukw'amaraso atembera mu mubiri nawe inyenyeri zazima hasigara urumuri rwawe cyono ngw'izuba ryanje shake koza none ufite ukuru nyine mureba nakana ko mujisho nkabona ni sawa cyane karacyarimo se nagize ngo bakanogo nakabonye gahora none se ndashaka ko mupyona kandi kamwe usko none nari nabaye umuswa hakiri kare usko nari nabaye umuswa nazubaye rwose niyo mpamvu nshaka kwakubita n'indirimbo imwe ku bafanizi banyenda bizi badukurikira ari benshi akunze bafite 250 ndetse n'ahandi hose muzaza kugera bagenda basharinga rwose bantu banje mufite amafaranga ndabizi ni mureke ibintu by'utuntu ntazi murekure amafaranga mushare mu bantu babashare mu kwendema ko ndabihinduye muzagera muri studio ibyo byataje uzabyemera nzabyemera hano ukuntu wabyangerega byose neza umufasha n'iki wundi Masha si ugufashanya nugufatikanya noneho we mu ndirimbo zose urazizi sibyo ndashaka umuhitiremo indirimbo mujye kuririmbana itakugoye mama wambyaye neza kandi warayiririmbye nta kibazo rwose bakora muri kumwe mama wambyaye uri mwiza Mama wambyaye uri mwiza mu byiza wankorenza kwitura iki ko wanwisa amezi 9 mu gihe gikwiye ukanyibaruka wowe na data wambyaye mu makazina keza kanyizihiye wowe na data wambyaye mu makazina keza kanyizihiye Mama wambyaye uri mwiza mu byiza wankorenza kwitura iki ko wambyaye ukandera ugaharanira iteka icyatuma mbaho nkagutesha imirimo yawe maze amarira yanjye ukayahanagura nkagutesha imirimo yawe maze amarira yanjye ukayahanagura Mama wambyaye uri mwiza mu byiza wankorenza kwitura iki ko wambyaye ibihe bigoye ntunjugunye mu ruzi cyangwa mu masimu ukajya gucisha urukanunga none dore mbaye umugabo ukajya gucisha urukanunga none dore mbaye umugabo
mama wambyaye uri mwiza mu byiza wankoreye nza kwitura iki data amaze gutabaruka ibibazo iwacu byabaye ingutu ariko ntiwavuye ku izima mama wambyaye nza kwitura iki ariko ntiwavuye ku izima mama wambyaye nza kwitura iki mama wambyaye uri mwiza mu byiza wankoreye nza kwitura iki urya munsi njya ku rugamba wafashe iry'iburyo ntabaruka amahoro unyereka impuhwe n'urukundo umutima wa kibyeyi nzakuzirikana unyereka impuhwe n'urukundo umutima wa kibyeyi nzakuzirikana mama wambyaye uri mwiza mu byiza wankoreye nza kwitura iki kangutura kakaririmbo mu zabukuru maze nkwiteho cyane maze amasaziro yawe azabe meza ngusezereho maze amasaziro yawe azabe meza ngusezereho maze amasaziro yawe azabe meza ngusezereho bose abantu banjye ndabinginze nanabasaba munakorera umugisha ndakeka Imana mutayipfusha ubusa ntago njya mbahatiriza mbabizi ko mura muri tayari cyane rwose mumfashe twegere uyu muryango nabo bagira aho bagera inganza bafite ndetse n'ubutumwa bafite bigere kure bareke kubyigumana cyangwa se ngo bigume muri quartier gusa kandi nizeye ko byanga byakunda bazabikora bitari kera so dusoza hari buti ntago ndi butinde cyane ndashaka umuririmbira indirimbo ya indi nyine niba mbashaka ko iririmba muri kumwe ego uyu muririmbire muri kumwe turebe ko nabyitwaramo ajya yikuririmbira muri mwenyine arayiririmba muri mwenyine aho ngaho ni abayisaba rero cyane ngo bayimukubitireho twumve kumbu nkumbuye inseko y'umukunzi wanjye kumbu nkumbuye indoro y'umukunzi wanjye n'akagashyiko ku matama Lidiya n'ikizubazuba n'ikizungereza uwo mwari wanjye Lidiya shaka Lidiya nagurutse irurindo shaka Lidiya umukobwa w'indoro nziza umukobwa w'imbavu ndende ye babawe shaka Lidiya nibwo ngeze Nyabugogo ku Kinyoni na Ruriba unambukiye Kamonyi nimwandangiye Lidiya bati reka uwo mukobwa suwina nkumbuye inseko y'umukunzi wanjye nkumbuye indoro y'umukunzi wanjye n'akagashyiko ku matama Lidiya n'ikizubazuba n'ikizungereza uwo mwari wanjye Lidiya shaka Lidiya nibwo ngeze Muhanga nimwandangiye Lidiya banyereka umuhanda wahuye na Nyamagabe banyereka n'undi wa Karongi Nyamasheke iye babawe ubu mbigize ne nibwo ngeze Muhanga nimwandangiye Lidiya banyereka umuhanda
wahuye na Nyamagabe banyereka n'ubundi wa Karongi Nyamasheke niye babawe ubu mbigize ne nibwo mfashe umuhanda wa Karongi Nyamasheke aho inyange ndanyuze no ku rutare Rwandaba mu mujyi wa Rubengera ni mwandangiye Lidiya batireka reka uwo mukobwa suwina umbukumbu inseko y'umukunzi wanjye umbukumbu indoro y'umukunzi wanjye nakagashiko ku matama Lidiya nikizubazuba nikizungezo mwari wanjye Lidiya shaka Lidiya nibwo ngezimu nibwo mfashe umuhanda wa Karongi Nyamasheke aho inyange ndanyuze no ku rutare Rwandaba mu mujyi wa Rubengera ni mwandangiye Lidiya batireka reka uwo mukobwa suwina shakumana y'abagore hafa umwami yaciye akabogi aho ni kuryanyira akabano niye babawe mwandangiye Lidiya umumotari yafaho ati nindushaka Lidiya urama bibiri gusa maze nkwereke Lidiya umukobwa w'imbavu ndende umukobwa wanyoye inka urakagira inkuru urakagira imana n'amafaranga icyo ushaka cyose ndakiguha ariko unyereke Lidiya mbukumbu inseko y'umukunzi wanjye mbukumbu indoro y'umukunzi wanjye nakagashiko ku matama Lidiya nikizubazuba nikizungereza uwo mwari wanjye Lidiya shaka Lidiya ubwo nyiri kuri moto muzamaso na Lidiya araturika lalila nanjye ndatwenga ndambura amaboko nuraho Lidiya ubwo nyiri kuri moto muzamaso na Lidiya araturika lalila nanjye ndatwenga ndambura amaboko nuraho Lidiya ndambura amaboko nuraho Lidiya ubuziraherezo rwose ubuziraherezo ese iyi ndirimbo ajya kwihimba yayihimbye ubisya yaragutunguye oya zose se ko azihimba mpari nta ndirimbo nimwe akora ntumva zose azikora wumva ukanamugira inama ntimugatishyiramo akangaka oya araho amashyiramo nk'ijambo nkumva ati ibyo nkamubwira ibyo ntabwo rikwiye kujyamo rwose ako gara bari saa cyane so dusoza ngiye kubwira buri muntu wese agire ijambo abwira mugenzi we ndahera ku mutware w'urugo gira ijambo ubwira umufasha wawe ijambo nyamukuru nkwiye kubwira uyu mufasha wanjye nuko tugomba guhagarara neza ku mpano twahawe kuko ariyo ngabire ishobora kutubeshaho cyangwa se ikaba n'inganzo yubakira umuryango icyo namubwira nuko nahagarare hamwe hagarare kigabo dushikame mu bukene turimo Uwiteka natuzamura tuzazamukana nta macakubira dutanije kandi twari duhuje dukomeze dushyire igikumwe kimwe ku kindi dushyire ikiganza ku kindi akaboko k'iburyo gahuze n'ak'ibumoso bityo tubashe gukora twiteza imbere tugamije kugana ejo heza ndumva nta kintu nabwira umufasha wanjye nagira ikintu mubwira yewe icyo namubwira
kubera ko nyine we yavukanye impano y'ubuhanzi, ngewe icyo namubwira ni uko nzajya muba hafi nkamufasha nkamugira inama, nuko nyine simuca intege, mbese nubwo wenda biba bitaragera aho bigera ngo usange wenda hari umusaruro biri gutanga, ariko ntabwo ngiye njya muca intege, ndamubwira ahubwo ntikomereza aho ngaho, naba mfite umwanya nkamufasha n'abana bacu nkabwe nimwigire hino tukate nyine nta kibazo. Abantu bakavuga bati yarasaza ibiki n'ibiki, ubu afite amazina atagira umubare, ni nyir'umurembwe, ni ibiki bintu nk'ibyo nyine byo guharabikana, ariko ntago bijya biduca intege. Turavuga tutireka nta kibazo, reka twirengerwe, nimba Imana yatwihereye ibirayi se tukaba twiririye, hari ikibazo dupfa kwa nawe twabisabye, tugomba kubirya ubundi twarangiza tukibyinira. Ariko ni nabyo ubundi ni nabyo. Gusa icyo nababwira cyo mufite impano kandi ikomeye, kandi ikintu bise kinarenzeho, nushaka n'umugore y'umwitwaza ahantu hose ugiye, kuko mukora timu nziza, timu yanyu rwose irashimishije cyane. Nagerageje kumwigisha no gucuranga, arambwira ngo biramuriye biramurya, imirya ishyushye imwokeje nuko nyine yararike. Nta kundi kuririmba birahagije. None babwira ngo ntugacike intege, ari abavuga ubundi bavuga ngo iyo yatangiye kuvugwa nuko amaze kugera ahagera, kandi akenshi umuntu avuga n'abafana be bahora bakurikira ibyo agenda akora umunsi ku wundi. Nutavuga nta kintu uzaba uri gukora na kimwe cyiza. Iyo uri gukora ikintu cyiza uba ugomba kuvugwa. So murakoze cyane, tuzagaruka kuko bwe bwamaze kuba bacu, biroroshye. Ubwo abantu badabizi ko ari ubyumve kandi bakagira icyo bakora, byaga byakora uzabona umusaruro. Kandi mwakoze cyane kutwakira mu mudugudu, ko mwatwakiriza tuzanagaruka ubutaha. Bwira ikintu kimwe usoza ubwira abafana bawe cyangwa se abagukurikiye bose. Ikintu ushaka kugira ngo mbabwire, nagira ngo mbabwire ku ijambo rijyanye n'urukundo rwa kino gihe. Urukundo rwa kino gihe ntabwo rukiri original. Urukundo rwa kino gihe rwaravangiwe, nibyo koko, kandi ijambo ry'Imana avuga ngo dukundane, ariko nababwira cyane cyane abantu bafite gushakana muri iki gihe, bashakana ubwenge n'ubushishozi, kuko ubu ngubu kugeza ku isaha hari abagabo barusahurira mu nduru, hari n'abagore babisahurira mu nduru, akaza agira ati tuje gufatikanya, ariko agamije kuza gusoroma. Niba avuga ati umusore afite umutungo, umukobwa akavuga ati ngenza virunaka, ningero tugasezerana, nkagira ngo tugasezerana tuzakora divorce, hanyuma nongo tugabane wa mutungo, mbashe kubona igishoro nikomereza. Nagira ngo rero hagati aho ngo kurwo rukundo rw'iki gihe abantu barukorana ubushishozi, batavangirwa. Murakoze. Nange murakoze cyane, kandi mukomeze kugira umwaka mushya muhire, kura cyakomeje turacyari kuwutangira nta hantu biragera. Mukomeze mwinjiye ko munirinda, kuko covid iracyahaye nta hantu irajya. So mwakoze cyane kutwakira. Murakoze namwe, Imana ibamugisha kandi mugira urugendo rwiza. Musuhuza abafana banje abankunda bose, abandambitseho umutima babwira uti nanjye mbarambitseho uwanjye, uti ntegereje ko muzaza kundambikaho n'ibiganza. Murakoze kabisa rwose, kandi ntabwo bazagutenguha, humura. Murakoze.